ariko umusisi ubukarisi ugira utuyongo nyirigata kugira ngo izahaguke. Ntabwo wenda ubwo tuvuge ngo yiyandayanze ye iyo mbona ikiyandayanda igahaguruka yaca harya babyita ikira sinzi ukuntu babyita mu Kinyarwanda, yaca agahigo ugagacumita isegonda rimwe bajya kubona ngo psiti ararangije. Bagabo mwabaye iki? Ese ubwo hari igituba kibishye kurusha iyo mboro yawe igwa buri kanya muri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, ugasanga umugore wawe umusigeye umushyukwe pe ku buryo ku kanya abonye n'umugabo ugenda mu nzira, ku buryo ku kanya abonye n'akana k'agahungu yagafata ku ngufu, wamutaye umushyukwe kameme, wamukarishije ajya muri mudu yo gukora imibonano mpuzabitsina, mugeze mu gikorwa iraguye. Ariko se kandi ntinaguye mugeze mu gikorwa rwagati wise urangiza, umugore uramutaye tuba kiracyatose aracyarushaka uramusize. Ibyo ni ubunyangamugayo, ntabwo ibyo ari ubunyangamugayo. Cyangwa se ugasanga umugabo rwose ntakatagize ibyo barabikoze yewe baranarongoranye, ariko ugasanga wa mugabo we ntujya wita kuba umugore wawe yaryohewe, ntubyitaho habe na gato. Cyangwa se iteka ryose urarongora warangiza ukabyuka ukigendera. Ibyo ntabwo bindeba. Kizima nuko narangije kabone n'ubwo wabwira umugore akaryoshye icuri igihe utamurongoye ngo arangize ntacyo waba umufashije ikize. Haryo ubwiye mbura we ntabwo ibishye. Reka mvuge no ku bagabo mugera mu gikorwa hagati hahandi ruba rwambikanye rwahanye nkoyoyo. Ubwonko bw'umugore bwatakaye, umubiri we watangiye gukonjonjoka, amavi ye amano ye yabaye gutya do yabaye aricyo yahinamiranye. Aho ngaha handi umugore abagiye kurangiza neza, amano yatangiye kwihina, kakanu kamanuka mu bwonko kiburungushura nk'isaro katangiye kumanuka sha kajya kuza umugabo agatarangiza. Iyo bigeze aho mbura n'icyo mvuga nkumva naceceka, ugasanga isurangiza. Noneho ikibazo si ukurangiza, yego wenda umugore afite ubushyuhe bwinshi, yari afite bwinshi butuma uhita urangiza, ariko se wowe nyuma y'ibyo ukoze iki kugira ngo umufashe nawe arangize? Nimba uzi kugira icyo kibazo wa mugabo, gerageza. Uyu munsi naje kuvuga ku bagabo, ino topic simvuga ku bagore. Uyu munsi naje kuvuga abagabo bihaye abagore ngo abagore ngo barabiha. Namwe bagabo murabiha, hari ibikorwa mukora bigaragaza ko mubiha. Nanarakayo ibikorwa mukora bigaragaza ko mubiha. Ugasanga umugore nyine agiye kurangiza amano yakonjonjotse, abagore muzi kurangiza murabizi, ugasanga mugabo uhise urangiza sha urahagurutse uragiye. Nkaho wakicaye ngo ugerageze basi wokabyarawe ufata akantu umugabo umurikiye, basi byibura gerageza. Niba unarangije gerageza ufashe umugore wawe, gerageza ugati umugore wanjye mbabarira ndagusize, ariko nimba musize nkarangiza mbere mfasha wowe kabyawe, mfasha imboro yanjye yongere haguruke, hanyuma nawe mufashe urangiza. Ariko muzi ko hari abagabo bajya bababara kubera ko barongoye abagore babo ntibarangize. Ugasanga umugabo yababaye nyine kubera ko yakurongoye aragusiga, ugasanga biramushishikaje, ugasanga umugabo ashishikajwe nuko umugore warangiza. Ariko hari n'abagabo basibindeba batarangize cyangwa bireka, ibyo ntabwo bindeba. Kandi ubuzi kuri guhima umugore wawe, nawe uri kwihima, kuko ejo nagenda agahura n'umugabo akamurongora akamucumita akarangiza cyangwa akamunyaza akarangiza, ndagira ngo ubwire ko uzajya umukoraho akakubonamo iseseme, akakubwira ati winera iseseme. Aka kantu nigeze kukavugaho ku bantu bigeze kunkurikira. Iyo umugabo agiye agenda atekereza urugo akagaruka, iyo agiye hanze kuguca inyuma, ariko umugore wateye ikirenge akajya kuguca inyuma agenda agiye. Namba n'umugabo wagiye sigara atekereza urugo. Mbabarira maze iminsi ndwaye grippe, ariko nagira ngo nkubwire ko umugabo wataye urugo burya kenshi uzarebe niyo agiye gupfa asubira ku mugore mukuru, ariko umugore wataye urugo yagiye agenda agiye. Niyo mpamvu rero njye nababwira ngo niba uzi ko ufite umugore wawe, niba uzi ko ufite urubavu Imana yaguhaye wo kabyarawe, gerageza uwo mugore umufate neza, gerageza umukorere. Erega ibyo ngibyo mukora nibyo byatumye ava iwawe. Ndetse ibyo bintu ngiye kuvuga ntimubizi. Uwo mukobwa yavaga iwabo arya, yaranywaga, yararyamaga, wenda yaranafite n'imodoka nziza agendamo,
uzi ikintu yaje wakurikiye ngisubiremo murayivuga buri munsi yaje akurikiye mboro yawe kuko iyo uza kuba utayifite ntiyari buzi yari kujya kuyishaka ahandi Kigali yose no hanze ya Kigali buzuyemo imboro yaza gusanga utayifite n'ikimenyimenyi yaza ijoro rya mbere ni mu bikore bya kabiri cyumweru kigashira ukwezi mu kugashira yahita ataha ariko ibyo ntabwo mubiha agaciro ariko namwe bagore mama reka mbagaruke uyu munsi nubwo navuze ko nabavugaho ugasanga ntabwo ubwira umugabo wawe ati mugabo wanjye ndagushaka gerageza ubwire umugabo wawe ko umushaka niba umukeneye niba wumva washyutswe gerageza ubwire umugabo wawe ati ndagushaka nushaka unayikore n'isundi si yawe gerageza umubwire ati sheri ndagushaka nashyutswe umugabo wawe erega unamwisabira mujye mwiga kwisabira njyewe nibyo mpora mvuga ati mube n'indaya z'abagabo banyu ngaho se mugana ubundi reka ngaruke ku bagabo reka mbagaruke ko uyu munsi ntabwo abagore nabibanze umugabo tashya ageze mu rugo asanze mugore wiriwe mu madira niba ari amadira byabikanze mwirirwa mwambara wiriwe mu bitenge wiriwe muri za ngutiya umugabo arasha zigusanzemo wahagerageje ugashaka hari uturobe hano ku masoko tugezweho tugufi twiza turi sexy ukarundemo umugabo nagera mu rugo asanga umugore yambaye biri sexy kabone nubwo waba uri umurokore utajya wambara mene ariko mu nzu yawe yego ndabizi wenda uri umurokore iyo mene ntiwayisohokana hanze ariko gerageza nugere mu isoko ugura udukanzu turi sexy tukwegereye tugufi tugera nk'aha utwo dukanzu ujye twambara uri kumwe n'umugabo wawe wenyine hako mwagiye mumenya ubwenge uzi ukuntu uwo mugabo uzamutera umushyukwe uzi ukuntu uwo mugabo ataha yagushyukiye iyo akubonye niyo abonye abagore bambaye ubusa mu muhanda cyangwa se babonuje yababonye mu mutwe wose ikintu gitakize mu kitakize ubundi se ko n'ubundi umugore wanjye birara byambara n'uri biri umugore wanjye arabyambara n'ubundi umugore wanjye arabinkorera ibyo abagore banze bakamukorera nawe umugore wanjye arabinkorera mwakize guhaka y'abagabo banyu ariko namwe bagabo mwige guhaka y'abagore banyu ibintu byo gucikiriza ibintu byo kurongora wagira hagati mu gikorwa imbori kagwa ibintu byo kurongora wagira hagati mu gikorwa ugashaka kunyara uri umugabo urongora wagera mu gikorwa ugashaka kunyara baba we ukayikuramo sha ujye mubabarira nseke ukayikura bati shareka njya kunyara nuba byakomeye nimba uzi kunyara hagati mu gikorwa menya ngo ntakigenda seto ntacyo nimba uzi yuko mugiye gukora igikorwa cy'abashakanye nimutegurane hanyuma mutegure icyumba cyanyu hanyuma nawe uganye mwitegure mwikorere isuku mukosha nyinshya mugire mute niba ari nuko kunyara ugiye kubanza ukajya kunyara cyangwa ushaka kunyara banza ugenda unyare ariko iteka ryose mugabo uzasha iteka ryose uzumva ushaka kunyara gake cyane ariko kumva mu bwonko bwawe urumva ushaka kunyara hanyuma ukavuga ati wajya reka mbere kandi ndaza kunyara nsoje nagira ngo ubwire ko iteka ryose nugera hagati mu gikorwa uzashaka kunyara uzabishaka kubera ko wabishatse mbere ntiwajya kunyara hanyuma noneho urazifata mu kuzifata ni ukuvuga ngo iyo ugeze hahandi wenda kurangiza umubiri wawe washyushye tayari watangiye gushyuha cyane bitewe n'ubushyuhe watangiye guhura nabwo warangiza